Verse 10 today. yari afite intege nkeya, She was too weak. bari bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza, And she went to the hospital to ariko Robert check avuga ko ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari wo wiringira nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Imana ishimwe cyane. Ayo magambo dusomye ari muri Zaburi 3:5 kugeza ku murongo waho wa 6. Bibiliya iburira abakristo, iburira abantu bizera cyangwa se abizera gukora ingendo ariko babanje kuzisengera, cyane cyane ingendo ndende, ingendo zishobora gutwara igihe kinini. Iteka ryose Imana iburira abakristo cyangwa se Bibiliya iburira abizera ko bakwiye kwikoreza Uwiteka izo ngendo zabo kugira ngo bazagereyo amahoro. Kubera iki? Turaza kubireba mu kanya. Ibyanditswe bitandukanye Bibiliya igenda igaragaza biburira abakristo gukora ingendo babanje kubisengera. Kanda like kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Zaburi ya Dawidi 3:5 hagaragara uburyo ngo dukwiye kwikoreza Uwiteka ingendo zacu. Haleluya. Ngo ibyo bizatuma Imana isohoza ibyo twasengeye muri rwa rugendo, dushike amahoro, tugire umugisha tugenda, tugire umugisha tugaruka. Ikintu cyerekeranye n'ingendo ntabwo ari ikintu cyoroshye bene data, ni ikintu gikomeye. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane. Imigani ya Salomo igice cya 16. Haleluya. Umurongo wa 3, ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, ngo niho imigambi yawe izakomezwa. Haleluya. Imirimo yawe yose iharire Uwiteka, niho imigambi yawe izagira gute? Izakomezwa. Naho imigani 3:5 ngo nitwishingikirize ku buhanga bwacu cyangwa se ubwenge bwacu, ngo tujye twiringira Imana yonyine, twizere Imana yonyine. Niyo waba ukoze urugendo ukajya gukora ikintu ufitiye ubwenge n'ubuhanga, Bibiliya irakubwira ngo ntuzigere ukishingikirizaho. Haleluya. Ntukishingikirize ku bwenge bwawe n'ubuhanga bwawe, ngo uhore wemera Uwiteka, nibwo imigendere yawe yose izagenda neza, kandi ngo nawe azajya kuyobora inzira unyuramo buri munsi. Haleluya. Bakoze Imana bene data, ejo bundi ndi mu gihugu cy'Ubugande, nagerageje kureba ese niki gituma hari abakozi Imana batandukanye bafite impano zitandukanye bamenyekanye, abasitari bakunda kugwa mu gihugu cy'Ubugande. Hari n'abagiye banyiriza message bakambwira ngo wirinde cyane icyo gihugu cy'Ubugande, giteye ubwoba kukigendamo, kuko njya nkunda kumva inkuru nyinshi z'abantu bava mu Rwanda bari abakozi Imana ugasanga baguye mu Bugande. Ati wirinde cyane. Ariko natekereje byinshi mu ntambara y'umwuka bishobora kuba byinshi nyuma y'ibi bintu abantu batinya mu gihugu cy'Ubugande, ko abanyempano batandukanye bashobora kuba basigaye ubuzima. Ikintu cya mbere kiri imbere yuko uhaguruka mu gihugu urimo ukinjira mu kindi gihugu, si n'Ubugande gusa. Mwabyumvishe Bibiliya iburira itorero, iburira abakristo gutegura ingendo, bakabanza kujya gute bakazisengera. Pawulo yageze kuvuga amagambo akomeye, arababwira ngo ngewe nagerageje inshuro nyinshi kuza kubasura ngo masangize ubutumwa bwiza, ariko Satani yambujije inshuro irenze imwe gukora urwo rugendo. Bivuze iki rero? Hari abo Satani yemera bagakora izo ngendo, akabatsinda hagati muri izo ngendo, akazibatsindamo. We ntababuze nka Pawulo ngabuze inshuro zirenze imwe, ahubwo bakabatsinda muri izo ngendo. Icyo ngiye nabibonyemo ni ikintu cyitwa intambara y'umwuka. Abantu benshi ntibagifata umwanya, cyangwa se ntitugifata umwanya, nanjye nishyiremo, wo gusengera ibintu tugiye gukora cyangwa se n'ingendo tugiye gukora. Kwera iki?
ubuzima busigaye buhenze, stress zaratumaze, amatelefone yadutwaye ubwenge bwaranacuramye, turigwa ku ma YouTube za TikTok, Instagram, ugasanga uteguye urugendo nta n'umwanya ufasha kuba wasengera urwo rugendo ngo ubwikoreze Uwiteka nkuko Bibiliya yavuze muri Zaburi 3:5 ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu nibwo tuzagiye tugiye amahoro. Abantu benshi baburiye Imana umwanya wo gusengera ibyo wagiyemo n'ibyo wagiye gukora, ugasanga rimwe na rimwe hari imitego yapanzwe aho hantu, hari ibikomangoma bishinzwe icyo gice ugiye kuvugiramo ubutumwa, ugiye gukoreramo izo gahunda zawe. Hari abantu bafashe iyo quartier bayikontora mu buryo bw'umwuka. Iyo hageze umuntu ufite inyenyeri y'Imana, ikintu bita bigaragaza mu isi y'umwuka, uyu muntu ugeze mu gice cyafashwe n'ibikomangoma bya Satani, ikintu kitakigaragara mu isi y'abarozi, mu isi y'umwijima, ni inyenyeri. Babona hari inyenyeri atangiye kwaka muri iyo quartier, bagatangira gushaka strategy zo kuyizimya no kuyangiza cyangwa se no kuyirimbura, kuko Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yoshua amubwira ngo Yoshua we, ahantu hose uzakanagira immediately nzahaguha, hazaba ari ahawe nubishaka, ariko kuko bizagusaba kubanza kurwana, si byo se? Imana yabwiye Yoshua ngo nimurwane mufate ibihugu. Abo barwanye bakananirirwa niho bafite uyu munsi nk'igihugu cya Isiraheli. Ibyo ntabwo bireba Imana, nutarwana ngo ufate uduce, Imana ntabwo byitayeho, kuko yakubwiye ngo aho uzakanagira uzahafata. Nutarwana rero ntabwo uzigera uhafata hose, aho uzarwana niho uzafata. Ibintu bishatse kuvuga ikirimo ndavuga mu isi y'umwuka, dore icyo bishatse kuvuga. Niba uteguye, ndundi bwira nk'abavuga butumwa cyane cyane wenda n'izindi business, nibyo niba uteguye kugira ikintu ukora mu gihugu runaka, yaba ari uguvuga y'ubutumwa, yaba ari ukuririmbayo, yaba ari ugushinga amatorero, yaba please banza urwane mu mwuka, wirukane ibikomangoma bya Satani bituye muri ako gace, utsimbure abarozi bifatiye iyo quartier, uhamagara ubwami bw'Imana kugota no gufata aho hantu. Ndi kuvuga ubutumwa hano mu gihugu cya Buganda, bari basenze pe, ndababwira ni ngiye mureke maze nsenge rino sengesho myself ku giti cyane. Nasenze isengesho ryo gufatamira ubwami bwakoreraga aho hantu, nsengesho ryo gufatamira imbaraga z'umwijima zikora muri iyo quartier, abarozi bashinzwe kurwanya urwo rusengero ndetse n'abari mu rusengero bashaka kugukurura uri imbere y'abantu. Ndabanza menagura ayo maso, ndabanza magara ubwami bw'Imana aho hantu, mazengurutsa ubwami bw'Imana, mbwira Imana ngo Mana ohereza abamarayika bahagarare mu nguni zigize urusengero. Urabanza ukarwana ukahafata mu izina rya Yesu. So niryo kosa ari abavuga butumwa n'abaririmbyi benshi bakora, barishora muri quartier n'uduce turi sataniki. Hari ahantu mu Bugande bahita ngo ni Ntetwe, ni Ntetwe, ni Ntekwe, mba ni Ntetwe ariko buryo aho hantu barahanyetse, bambwira uburyo ahageze igihe umuntu akajyaza gucuruza nk'imineke voka agashyira igicuma aho hantu, kandi byabaye ntabwo ari ibintu by'inkuru. Noneho ukaduka ufata umuneke ugashyira igiceri muri cya gicuma. Iyo utashyiraga muri cya gicuma wabaguwe n'ibibazo. Ayo magini bakoreshaga yaragukubitaga, ugasanga ku musozi biracumba, uducuma turagenda. Mbega aho hantu uzajya kwashinga itorero, aho hantu uzajya kuharirimbira ubutumwa bwiza, wibaza ko uzahagirira amahoro nta kintu ukoze mu isi y'umwuka. Muri Nigeria hari agace utajya kubwirizamo ubutumwa nk'umusivile, ushobora kujyayo ugapfirayo imbere ku ruhimbi ukaba wanapfa. Hari uduce tuba twayigaruriwe n'imbaraga z'umwijima, hari imijyi, hari insengero zarigaruriwe n'imbaraga z'umwijima. Insengero bagutumenwe yo kuririmbamo kubwirizamo, making ashobora ko insengero zose z'abantu bagushaka kubwiriza no gusenga no kuririmba ntabwo zose ziba zikorera Imana.
hari izigutuma zishaka kugira ngo zangize inyenyeri yawe cyangwa zikwice ziri kuri mission, hanyuma nawe ugafata urugendo ukirukanka, ugiye kuvuga ubutumwa mu Bugande, ugiye kuvuga ubutumwa hanaha ngo bagutumiye, wishikirije ku mavuta ufite, ku mpano n'ibitangaza Imana gukoresha, ku majwi meza, urirukanse without praying. Imana yavuze ngo iki? Imigani 3:3, imirimo yawe yose uyiharira iki Uwiteka, ni imigambi yawe izakomezwa. Haleluya. Zaburi 3:5, ikoreza Uwiteka ingendo zawe. Tangira kwigisha gusenyera buri kintu cyose, buri ingendo zawe zose, watura amaraso Yesu Kristo kwana mu rugendo rwawe. Niba ari iseta ujye gucururizaho, menya ngo hari igihe uwo muntu ujya gusimbura muri iyo nzu, muri iyo seta, uwo muntu havuye ashobora kuba havanwe n'imbaraga z'abarozi, ashobora kuba havanwe n'imyuka mibi bamutezaga, ashobora kuba havanwe n'ishyari. Noneho ugiye kwishobora mu iseta runaka, uzu hakoreraga ahavanwe n'iki? Wabajije amakuru? Wenda ntabwo wabaza amakuru, ntibakubwira byose, ariko injira mu isi y'umwuka, injira mu kirere cy'amasengesho. Ndababwiza ukuri, ibyo mbabwira mbibamo. Ugasanga umuntu agiye gukodesha inzu, umuntu yivuyemo kubera abadayimoni, ayivuyemo kubera ibintu byararaga bimuniga. Nawe uriyahuye rero ngo ugiye kutagute gukodesha iyo nzu, uyishyuye amezi umwaka, wishyuye umwaka, wishyuye amezi 8, uzayivamo umazemo 2, y'amafaranga nawe bazagusubiza kubera ko bazaba barayariye, kuko ntawe uzagukwirukanye. Ariko mwokabyara Imana ishimwe ko hari ibintu igenda inyibutsa. Dufite abantu muri uyu mujyi wa Kigali, dufite abantu mu mujyi wa Kampala, dufite abantu Canada, dufite abantu muri Amerika bubatse amazu ariko bafite ibicaniro by'amagini n'imyuka mibi. Ushobora kujya gukodesha iyi nzu ukamwishyura umwaka cyangwa imyaka 2, akaguteza amashitani, akaguteza amagini ye, akarara kuniga umazemo amezi 3 cyangwa amezi 2, bikarangira uvuye muri iyo nzu atakwirukanye, ya myaka 2 y'amafaranga y'imyaka 2 akayasigarana. Ntabwo akwirukanye, azakubwira ati ngiye nashize mu mishinga, uzaya kumurega nazaba yakwirukanye. Iyo niyo bita, iyo ni intambara y'umwuka. Wagera muri leta zukavuga ngo uyu muntu ngo neza amashitani niyo sindara nasinziriye, none mu mwaka amafaranga yanjye. Ni intambara y'umwuka, ntabwo ari intambara y'umubiri. Ni mpamvu leta itemera amarozi. Kubera iki? Amaleta menshi ijyana hino ku isi niyemera ibyo bintu. Kubera iki? Ni intambara y'umwuka nyine. Ni ibintu bikwiye guhandoringwa n'imbaraga z'Imana, zigasenya imbaraga z'ikiza umwijima. Amezi 3 warishyuye umwaka, warishyuye imyaka 2, bisha amezi 8, akakuteza amagina, akarara kuniga, ukaburira amahoro muri iyo nzu, ukaburira amahoro muri urwo rugo. Wagiye ugiye gukodesha ukavamo ukiruka ugahunga, ari abarozi. Njyewe aho hantu mpakodesheje nkahaba, niba nishyuye amezi 5 nayahamara, niba ari umwaka nawuhamara. Kubera iki? Suko hari izindi mbaraga ziri nishingikirijeho, nuko hari ibyo maze gusobanukirwa muri intambara y'umwuka. Mu gihe ugiye gukodesha inzu, ugiye kuba ahantu, mu gihe ugiye kuvuga ubutumwa, yaba ari kuririmba ahantu ahari hose, yaba ari no mu Bugande ugiye kuririmba, yaba ari nkahe bavuga ubutumwa, abanyamasengesho, bantu bakora ibintu bitandukanye mu ngeri zose hano hirya no hino ku isi, banza usenga isengesho, ufate miri ako gace, ufate miri iyo quartier, ufate miri iyo seta, wirukana usohora umwanda muri iyo nzu, uhamagara ubwami bw'Imana gutura aho hantu, uvuga ati mu izina Yesu Kristo, aha hantu, iyi seta, iyi nzu nje gukoreramo izahinduka umugisha mu izina Yesu Kristo. Ibizira byose byahakoreraga, ibizira byose byahakontoreraga, imbaraga z'umwijima zakoreraga, imihango n'imitongero byahabaye, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Buriya magambo watura agira imbaraga mu isi y'umwuka. Turasenga ntidusubize ahubwo dusaba nabi, dusenga amasengesho buryo bwose, niko birivuga. Menya buri situation na buri kibazo, ese nkwiye gusenga gute? Buri situation, iyi situation ndimo, iki kibazo ndimo, nkwiye gusenga gute kugira ngo ndokoke muri iki kigeragezo? Nkwiye gusenga gute?
umenye amasengesho ukwiye gusenga, sibyo? Bitewe na situation urimo aka kanya. Niba ari amasengesho kwikoreza Uwiteka urugendo rwawe, rusengere mbere y'uko urwo rugendo rukora. Niba umaze kugera aho hantu ugiye gukora uwo murimo, hamagara ubwami bw'Imana, irukana ibikomangoma bya Satani, bya dayimoni. Abefeso 3:12. Mumenye ko tudakirana n'abantu bambaye imibiri n'iki n'amaraso, n'imyuka mibi, n'ibikomangoma bya Satani bitegeka isi ndetse n'ikirere. Ni imyuka mibi yaturutse ahantu nko mu ijuru, niko birivuga. Menya ngo uwo muntu ugiye gukodesha hiyo nzu, menya ngo umuturanyi wawe ugiye kugenda usanga, menya ngo ubwo butaka ugiye kubakamo bushobora kuba bwaramenetsemo amaraso, bushobora kuba ari imihango yabukoreweho. Please, senga mbere, senga mbere, senga mbere. Itangiriro rimwe mbere na mbere iki? Imana. Haleluya. Zaburi 3:7 ikoreza Uwiteka ingendo zawe. Imigani 3:5 ntukishingikirize ku bwenge bwawe n'ubuhanga bwawe, ngo you are educated, ngo warize, ngo uvuga indimi magana, warize, wize psychology, umenya muntu, mibanire. Wize imibanire, wize ibyo ukwiye kubana n'abantu, wikwishikiza ku buhanga bwawe. Hari indi si, kandi isi y'umwuka itegeka isi y'umubiri. Hari indi si y'umwuka utazi utigeze wiga. Senga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nayo ndimo mbabwira ni mujye mukora ingendo mwabanje gusenga, otherwise muzagenda muhura n'ibintu bikomeye. Reka twisomere Yakobo 4:13. Ndagira ngo aya magambo yumve mu buryo bwagutse. Ngo nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu. Nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi, ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya, ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo mwirato yose ni mibi. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Iri jambo tujye kurisamarayizinga, turabona ko Imana cyangwa se Bibiliya iri kubwira abantu ko bakwiye kwikoreza urugendo rwabo, bakwiye gusengera gahunda zabo, bakwiye kuzishyiramo Imana, kuzizanamo Imana. Kubera iki? Ngo hari igihe twiratana ibyo tudashobora kuya gute kwigezaho, tukavuga ngo nzajya Canada, nzajya muri Amerika ukora ibi n'ibi, mu Bugande ukora ibi n'ibi, mu Bubiligi ukora ibi n'ibi, mu Rwanda ukora ibi n'ibi, ngo ntunda amafaranga ngire gute. Ngibyo ni byiza, ariko iyo myirato nuyigira utayizanyemo Imana kandi utazi ngo uzamara imyaka ingana gute kuri iyi si, ngibyo nta kintu nta kintu bimaze. Mu yari magambo Imana ikubwira abantu ko bakwiye kuya gute kwihamagara muri gahunda zabo, mu mishinga muri business zabo, bakwiye kubikora babanje kubisengera bakabyikoreza Imana. Uri umuririmbyi ugiye kuririmba muri Canada, prayer before going there. Senga mbere kujya muri Canada, senya urugendo rwawe, senya vuga butumwa ryawe. Nibiga kumbuga nkoranyambaga ukigwa mu bintu bitandukanye, byinshi bitandukanye, ushaka kuzajya gute kuzabona n'ibibazo. Benshi bagiye baducikada kubera kutikoreza urugendo rwabo Uwiteka ngo banje kutabanje kubisengera. Icyo nabonye muri kiriya gihugu cy'Ugande kibamo abarozi benshi cyane. Ukungu twego mu Rwanda turira ngo abajura babaye benshi, abajura ntabajura benshi babaye rwose. Ahubwo abaro ikintu cyitwa abarozi nico kibi cyane muri kiriya gihugu. Kandi iyo bimeze gutyo mu isi y'umwuka, menya ngo niba ufite inyenyeri gukorera Imana ukakijyamo, menya ngo imyuka myinshi ibihumbi n'ibihumbi iragutera, irakwirukankaho. Baragutera kuko hari inyenyeri atangiye kwaka mu mwijima wabo, mwicabo n'iryabo. Kuko nabwiye ko buri gace, buri karitsiye, buri ntara, buri umujyi, buri umuryango, buri rusengero, buri torero, buri mudugudu
haba hari igikomangoma Satani hashize gishinzwe kurwanya abantu bavuga izina ry'Imana. Nujya kuvuga ubutumwa muri stade runaka rero menya ngo iyo stade ugiye kuvugiramo ubutumwa, ubwo rusengero ugiye kuvugiramo ubutumwa, mbere yuko utangira kubaririmbira banza usenge imbere yabo, ufatamira buri kintu cyose. Niyo waba uri umuhanzi, fatamira imbaraga zo muri ako gace, ubuza gukora kw'ikintu icyo cyo cyose gikorera mu mbaraga y'umwijima. Ubu ntuhamagara ubwami bw'Imana kuza kubana nawe, ubu ngo rero uravuga ubutumwa abantu bagakizwa. Bitabaye icyo muri iyi si, nitutagira ubwenge nk'ubw'inzoka, ndababwiza ukuri tuzahora n'ibintu byinshi bibi kandi biteye ubwoba. Mwivuga butumwa mu murimo, mu business byatandukanye, mvuze ibintu byinshi, ariko icyo nashaka kuvuga gufokasingaho nuko Bibiliya iburira bizera gusengera gahunda zabo, kwikoreza Uwiteka ingendo zabo, imishinga yabo. Nicyo tubonye muri Bibiliya. Aravuga ngo tuzagira runaka tumara y'umwaka, ngo dushaka amafaranga tugire gute, nyamara ngo turije ubukibone ku mwanya mato mukandi kakira zimi. Ngo ariko nuvuga ngo Imana nibishaka, Imana nibiza mu nzakora ibini. Senga ubwira Imana ngo Mana numfasha ukabana nanjye, ndashaka kujya mu Bubiligi, muri Canada, ahantu hajyatandukanye gukora ibi n'ibi. Mbega hamagara Imana muri gahunda zawe, nibwo uzatangira kubona ukuboko Imana gukomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nkuru, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe, ngushimiye imbabazi ugira. Birebo ngo tukwikoreze imigambi yacu n'ingendo zacu, nibo tuzagira tugiye amahoro mu izina rya Yesu. Bamwe muri twe dufite imishinga itandukanye, hari abandika ngo barashaka amaperime, impushya zitandukanye, abashaka utuzi, abashaka amaviza, abashaka gukora ingendo zitandukanye. Mwami wacu, Mana yacu, tuguhamagaye muri izo gahunda zose kugira ngo zigaragaremo kandi uzibemo. Nuzibamo zizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Nuba muri iyo mishinga yacu, imito cyangwa iminini, bizarushaho kugenda neza mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubwami bwawe muri iyo mishinga mito abantu dufite dukora, kandi utwagure mu buryo bw'umwuka n'ubwenge. Utwigishe gusenga no kumenya amasengesho yo gusenga muri situation tugezemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umurwayi umwigisha gusenga ukuntu yakwisenya kugira ngo akire abohoke. Ugiye gushinga business, umwuka w'ubwenge ukuntu akwiye gusengera iyo business ikazagerwaho. Abafite ingendo utwigisha umwuka wo gusengera izo ngendo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagusaba umwuka w'ubwenge wo guhishurirwa kugira ngo turusheho kumenya data mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu turi kumwe muri amasengesho, abantu bafite ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu. Harimo abarwayi, harimo afite barimo kuapurayinga, harimo abakomanze mu makampani agiye atandukanye barinde gukingurirwa. Bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Wagire neza, wagire imbabazi, buri muntu abone ikiganza cyawe gikomeye ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Urimbure buri bwami bwose bwarwanyije umuntu igihe kinini. Urimbure imbaraga z'abarozi, ibyo bikomangoma bya Satani biri muri quartier, mu muryango, mu nzu abamo, mu izina rya Yesu. Kikomangoma ukirimbure, ukimure, ukirukane kubw'amaraso ya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niba urwaye abadayimoni cyangwa uterwa n'imbaraga z'abarozi, fata ahantu ukunda guterwa, izeye kwa kundi twagiye tugenda tubigisha, harimo ngo usenyere isengesho rigufiya ariko rifite kwizera. Mana yampamagaye, ndagushima ko buri kintu cyose, haleluya, kiri munsi y'ibirenge bya Kristo. Ngo amavi yose akwiye gupfuka akavuga ko Yesu Kristo ari umwami, indimi zose, imbaraga zose, ubwami bwose, amaguverinoma yose akwiye kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami. Ndasengera ubu bwoko bw'Imana, abantu baterwa n'imbaraga ziri satanike,
abantu batwazwa igitugu n'ibikorwa ya Satani, ndi gusenga umuriro numanuke utwike ibyaha Satani abateza, utwike indwara Satani abateza mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi buhitana ubwo burwayi bwafashe umubiri wawe mu izina rya Yesu, ndavuze ngo receive your deliverance right now. Akira ubuzima, akira gukira. Hari umuntu urwaye umugongo, Imana igiye gukura iryo hembe muri uwo mugongo wawe, Imana igiye kugukiza umugongo nonaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Nonaha Imana irimo irakora operation ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ibyo watambutse bifata amaguru yawe, Imana ibitangire kubirimbura nonaha, wakira ubuzima kubw'amaraso y'umukiza Yesu Kristo atakazuka. Hinduka mu buzima mu izina rya Yesu. N'uburenganzira bwacu gucya no kubohoka. Mariko 12:17 n'uburenganzira bwacu gusengerwa turwaye tugakira. Yakobo 5. Haleluya. Mwakire deliverance, mwakire ubuzima, mwakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka turakwinginze kubana natwe, utwambike imbaraga mu isimuka, utugirire neza, utugenderere, utwambike imbaraga, turushaho kugukorera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turasaba uburinzi ku buzima bwacu, abana bacu, imiryango yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ubarinde bose data. Haleluya. Ubarinde abana bacu, abo twashakanye, inshuti, abavandimwe, turabasabe, turabasenge mu izina rya Yesu Kristo. Ubahagarareho, ubaburanire, ubatsindire mu izina rya Yesu Kristo. Ibibasaba mu isi y'umwuka turabimanye, turimana abana bacu, turimana abavandimwe bacu, turabimanye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turafunga imiryango y'ikibi yafungutse ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Turasenza uwera wa Isiraheli, muri zimera z'umwaka dushize ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu mu biganza byawe. Utugire imbabazi, utugire neza, tubone uko kwawe gukomeye ku buzima bwacu mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Zamura ikiganza cyavuga ngo Mwami Yesu nagushimye kumbohoye, mwikoreje ingendo zanjye zose, mwikoreje imishinga yanjye yose. Vuga ngo Yesu mbohora, unkure mu mitego ya Satani, unkure mu mbaraga z'imyuka mibi zintwaza igitugu mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo imishinga yanjye yose, imigambi yanjye yose, ingendo zanjye zose nzikoreje Uwiteka, zikomezwe n'amaraso Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Nitwa Evangelist Gakuru Fabrice, ndi umunyamasengesho, nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Dushimiye abantu tubana umunsi ku munsi, abadusengera mwese, Imana ibahe umugisha. Kandi like, subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Wohereza abavandimwe bawe ubutumwa bwiza kugira ngo bafashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.